kukenesha icyaha kuko icyaha n'icyaha sigaho ukinana icyaha kuko icyaha kiraseresha sigaho ukenesha icyaha. Buriya umugambanya bari hafi y'umwicanyi kuko ugambana nyine aho yerekeza mu rurimi rw'abahanga bavuga ngo intention cyangwa se tukavuga ngo ikigambiriwe burya ntago ari ubugizi bwa neza. Yego erika rero kare twahoze tuganira tuvuga ku byerekeranye n'icyo biri bivugaho ni mu Baroma ibice 6 mu rwa 23 aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Yego rero turashima Imana kandi turasaba buri wese asobanukirwe n'iri jambo ibihembo by'ibyaha nta kindi twahoze turirimba tuvuga ngo Samusoni yakinishije gusambana icyavuye umuntu w'umugabo bamuvanyemo amaso. Haleluya 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 amen haleluya 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 amen haleluya 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 amen uhimbazwe ushirwe hejuru uhimbazwe amen amen uhimbazwe 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 Yesu uhimbazwe Yesu uhimbazwe 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 Yesu shirwa hejuru shirwa hejuru shirwa hejuru shirwa hejuru Yesu shirwa hejuru shirwa hejuru shirwa hejuru shirwa hejuru hejuru Yesu shirwa hejuru shirwa hejuru shirwa hejuru shirwa hejuru shirwa hejuru hejuru Yesu urakomeye 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 Yesu urakomeye urahambaye urakomeye urahambaye 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 Yesu Yesu haleluya 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 amen haleluya haleluya amen haleluya 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 amen
warakoze Yesu, warakoze Mana, warakoze Yesu, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Oh hallelujah Baba, katika jina la Yesu, in the name of Jesus. Oh hallelujah, you are holy, you are holy, you are holy, you are holy God. Oh, thank you, thank you Father, thank you, thank you, thank you Jesus. Oh hallelujah, Mana nziza, Mana isumba byose, uri Mana nyamana, uri Mana isumba byose. Oh hallelujah, 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 hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Eric, Yes. Imana ndayikunda cyane. Ndayikunda. Nibyo. Mbwira impamvu ebyiri zimukunda Imana. Imana ndayikunda. Icyo nkundira Imana nuko atari nk'abantu. Oya, ntabwo ari nkawe Imana ihure n'abantu. Abantu bashobora kurugukatira bakavuga amagambo bakakwamagira, ariko baba batanga raporo ikiza Imana nifata umwanzuro. Hari n'abashiraho umunsi wo gupfa kwa no kuri bakakugenera igihe bakavuga ati ntabwo ari turebe ko urangiza umwaka ugiye gusoza, uyu ntawe usoza, bakavuga turakurangiza. Imana yarangiza igahindura imigambi ngo inyuranye imigambi y'inshako y'abana biki babana bagenzi. Ni mpamvu tuvuga ngo haleluya, haleluya, Imana yacu irahambaye. Dukomeza kuvuga ko Imana yacu ari nziza. Ikindi cya kabiri, Imana iturinda tutanabishaka. Ntawe utashaka ko Imana imurinda. Iturinda ni mu muhanda polisi iravuga iti nyaboneka gerayo amahoro, witwara wanyoye ukanywa rwose ukuzuza ukajya mu kinyabiziga, ariko nyamara ikakurinda. N'abarozi kandi kabarinda. Wowe mu gihe utirinze utanabishaka ugezeho kwiyahura, Imana ikurinda wowe utanabishaka. Icyo nicyo nkundira Imana rero. Haleluya. Ni ukuri, iyo niyo Mana tuvuga. Mwese mutwumva baturora, Imana ikunda abanyabyaha yanga ibyaha byawe. Imana cyaturinze rwose. Erika yavuze ati hari n'igihe tutabishaka ariko Imana ikaturinda rwose. Hari n'igihe tuba tutabizi ikaturinda. Hari n'igihe twumva byarangiye Imana ikavuga ngo ahubwo niho byatangiye, niho ntangiriro. Amen, amen. Shirwa hejuru. Hari n'abafata umugambi wabo akavuga ati aba bantu turashaka ko batabaho cyane rwose, bakagwa nk'ibirozi rwose, abagizi ba nabi. Nkoresha rya jambo mu Kinyarwanda ukabunya, ukabuka nk'ifumbire, ukabifumbira vitamini, ukabyibuha rwose. ngo dutambuka kubera Imana, tuwera Imana badutega dusimbuka, hajya dusimbuka kubera Imana badutega dusimbuka, kubera nde, kubera Imana badutega dusimbuka, kubera nde, kubera Imana badutega dusimbuka, baradutega
yewe baragutega uyu munsi ariko ikagusimbutsa no ku kazi uzi ko satani nahajya hagera arahagera rwose abo wifitiye akazi keza bugaca mu gitondo bakakwatse kubera amashari kubera ubugambanyi ariko Imana ikavuga ngo baho ndakuriye akazi uzaba ninjye wavuze ngo bahanga baho ikagushakira ubundi buryo bwo gashakira mwaye ari akantu urugero ari umusaza dukorana aho nkorera ni umusaza yaratwohereje akantu ku rubuga duhuriraho rwa WhatsApp akantu abantu banze bakabona ni TikTok kanyuzeho ko umuntu akaza akagutangira raporo ziri negative turumva ibyari byo akakutangira raporo mbi zitari akavuga ati yasanga wajya gusoma message akaze gasoma nabone umuntu akamusoma bari abantu b'abagore bombi bakora mu kigo kimwe akaba yohereje message kwa boss ngo amaze isaha yose ari kuri chat akongera hamara amaze noneho imyanda yiriwe muri puberi imyanda ntigeze iva mu biro amara kanya akavata ewe yamaze isaha avugira kuri telefone ubwo kandi agafotora akohereza telefone ari uko wakubonye ufashe telefone gusa noneho bose arangije mugenzi we icyantangaje yaragera amubwira ngo zikimbayeho ngo boss aranyirukanye ngo disi ngo pole ngo hangane mama wa wundi wabyanditse wa wundi amugamba nawe natanze amakuru watangaga amakuru ariko abo ngabo nabo tujyana nabo tugendana nabo Imana ikemera ko bibaho kuko ifite umugambi ngo mwiza kuri twe idufite umugambi mwiza muri Eric urakoze cyane utumije unyibutsa indirimbo ntoya nshaka kurimbaho gatoya ariko ndagira ngo ukurikirane nanjye ndavuga ngo icyaha ni kibi ni ukuri bantu mudukurikira abantu mutwumva abantu mutubona icyaha ni kibi reka mbabwire ngo mu gitabo cy'abaroma ibice 3:26 kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu ni 3 nangwa ni 6:23 naho ngaho kare ni 3 amwe ngiyo nka 26 ariko ni 3:26 yego ni 3:26 ko urubyiruko rwacu narwo rujya rusoma arakoze cyane reka turimbe indirimbo ivuga ngo icyaha ni kibi wumve amagambo arimo kandi uraza kumbwira nawe icyo wakuyemo amina yego kina ni cyaha ejo uzarira kinisha icyaha ejo uzaseba kinisha icyaha ejo uzarira kinisha icyaha ejo uzaseba icyaha icyaha ni kibi kirasebesha sigaho gukina n'icyaha kuko icyaha kiri icyaha sigaho gukenesha icyaha kuko icyaha kirasebesha sigaho gukina n'icyaha kuko icyaha kiri icyaha sigaho gukinisha icyaha
kuko icyaha kirasebesha kirasebesha ni kibi icyaha ni kibi icyaha ni kibi kirasebesha sigaho ukinana icyaha kuko icyaha kiri icyaha sigaho gukenesha icyaha kuko icyaha kirasebesha sigaho gukenesha icyaha kuko icyaha kiri icyaha sigaho ukinana icyaha kuko icyaha kirasebesha sigaho gukenesha icyaha kuko icyaha kiri icyaha sigaho gukenesha icyaha kuko icyaha kirasebesha Samusoni yakinnye n'icyaha amaso bayanogoramo Ananiya na Safiya bakinishije kubesha urupfu baruryaho Samusoni yakinishije ubusambanyi amaso bayanogoramo Ananiya na Safira bakinishije kubesha urupfu rurabamira icyaha ni kibi kiri icyaha ni kibi kirasebesha sigaho gukinisha icyaha kuko icyaha kiri icyaha sigaho gukinisha icyaha kuko icyaha kirasebesha sigaho gukinisha icyaha kuko icyaha kiri icyaha sigaho gukinisha icyaha kuko icyaha kirasebesha sigaho gukinisha icyaha kuko icyaha kiri icyaha sigaho gukinisha icyaha kuko icyaha kirasebesha kuko icyaha kirasebesha benshi barasebye kuko icyaha kirasebesha iyo wari umugabo ugasambana kuko icyaha kirasebesha iyo wasinze utangiye kwisobaho kuko icyaha kirasebesha iyo wibye wari umuyobozi batangiye kugufata mu ngoto kuko icyaha kirasebesha iyo ugambaniye bagenzi bawe bagutwaye kuko icyaha
Erika rero twakomeje tuvuga ngo icyaha ni kibi. Ni kibi, urabizi neza, urabyizera neza ko icyaha ari kibi. Pasiteri, icyaha ni kibi. Icyaha dore ko gitera iyo umuntu akoze icyaha, reka bavuga ingaruka z'ibyaha ni urupfu. Kandi noneho tureke usibye nuko ingaruka zabyo ari urupfu, n'ingaruka direkite n'amategeko ya leta bwite ubwayo tuzi ko ahana. Iyo burya wafatiwe mu cyuho cy'icyaha uba utakiri wa wundi waruiwe, ntabwo sosiyete igufata nk'umuntu wo kubahwa, utagaciro, kirasebesha nk'uko turimo turirimba, kirasebya, itanga igisebo. Iyo urebye umuntu w'umugabo ugasanga yifashe, wubatse, wubashywe, ugasanga afatiwe mu bintu bya za ruswa, ibintu by'amarimanga n'ubugambanyi, burya abantu bavuga ati uyu ni umwicanyi. Buriya umugambanyi bari hafi y'umwicanyi, kuko ugambana nyine aba aho yerekeza, mu rurimi rw'abahanga bavuga ngo intention, cyangwa se tukavuga ngo ikigambiriwe, burya ntago ari ubugizi bwa neza. Yego, Erika rero kare twahoze tuganira tuvuga ku byerekeranye n'icyo biri bivugaho, ni mu Baroma ibice 6:23 turavuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Yego, rero turashima Imana kandi turasaba buri wese asobanukirwe n'iri jambo. Ibihembo by'ibyaha nta kindi twahoze turirimba tuvuga ngo Samusoni yakinishije gusambana, icyavuye umuntu w'umugabo bamuvanyemo amaso, yari umuntu ufite imbaraga, yari umuntu ufite isezerano ry'Imana ariko arirengaho, amaso bagira gute, bayanogoramo urupfu agira gute, arusogongeraho. Hari abandi bakinishije kubesha, Ananiya na Safira. Tekereza kubesha, abantu benshi bazi ko kubesha nta cyakirimo. Urupfu bararuriye, barapfuye. Hari benshi bibye bagapfa, hari benshi basawe bagapfa, hari benshi bakoze ibyaha bagapfa, abenshi babiguyemo. Turongera kubabwira ngo icyaha ni kibi. Kina ni icyaha. Mu Giswahili no bavuga ngo cheza na zambi kesho utalia. Ukicheza na zambi leo kesho utalia. Umbavuga neza ngo iki? Ngo nukuvuga ngo ukina n'icyaha uyu munsi, ejo ukarira. Mu Cyongereza bavuga neza joke with a sin, tomorrow you will die. Tomorrow you will suffer. Icyaha ntabwo ari cyiza mu buzima bw'abantu. Twirinde icyaha. Abenshi barasebye, murabizi ko icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gitera umwaku. Iyo winjiye mu bagore 2 3 4 5 uzavana y'umwaku. Icyari cyubahiro cyawe wabaye umwanda. Nta cyiza kirimo cyo kujya mu bagore, nta cyiza cyo kujya mu busambanyi, nta cyiza cyo kwiyandarika. Mu muco wacu nyarwanda dukwiye kwicubahiro. Abantu b'abagabo mwicubahiro, abakozi mwicubahiro, abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana mwicubahiro, ko Imana ikora ibitangaza. Reka dushime n'Imana kubw'icyo, kandi mwakoze gutaramana natwe tubibuza ko icyaha ari kibi kandi icyaha kiricisha. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje kuri Mana nziza, uri Imana ikora ibitangaza. Habwa icyubahiro kuko ukomeje kutwihera umutekano, ukomeze kuduha imbaraga zawe, ukomeje kuduha ibyiza bikomeye cyane. Ushimwe kubw'igitaramo twataramanye n'abatureba n'abatwumva. Habwa icyubahiro kandi ubaye kugubwa neza, ubaye gufashwa nabyo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.